umushinga avuga uburyo Rayon Sport ifasha amezi 20 ikagira abantu bari gutanga 450 buri kwezi. Umuntu mu gihe cy'amezi 20 aba amaze gutanga miliyoni 9 mu nyumva. Tuvuge bashyiraho konti avuge bati umuntu ushaka kuzajya muri ya cya kigo cya investment, cya kigo cy'ubucuruzi cya Rayon Sport, niba ushaka kukijyamo mu nyumva neza, biragusaba ko buri kwezi uzajya utanga 450. Tubikore mu gihe cy'amezi 20, fata 450 kube inshuro 20 zingana n'amezi 20, uzisanga umaze kugira umugabane wa miliyoni 9. Ati umugabane wa miliyoni 9 uzahita ugushyira mu bantu bashobora gutorwa nk'abafite shares muri Rayon Sport, noneho mubone kwitoramo abayobora Rayon Sport Investment Group cyangwa ikigo cya Rayon Sport. Aravuga ati aya mafaranga ntazajya akorwaho na FC, muzajya muyaversa kuri konti mu gihe cy'amezi 20 abanza guhire. FC izajya ifashwa na Skol ishaka amafaranga ku matike y'abafana ku bibuga, ishaka amafaranga kuri Benani, aya azajya ajya kuri konti. Tuvuge niyaboneka abantu tuvuge 100 bakemera gutanga miliyoni 9 mu gihe cy'amezi 20, aba bantu 100 mufata miliyoni 9, ibyo aba bantu bazaba batanze miliyoni 900 ngo Kasitari. Ariko batize miliyoni 900, wenda niba ari abantu 100 niho nafatiye, muzayaheraho mushaka ikintu cy'ubucuruzi muyashoramo. Swate mu kuguramo abisi, kuguramo abari, kuguramo anything, mushaka gukoramo projet, mushaka y'ubucuruzi, ikintu runaka cy'ubucuruzi. Icyo mukitoramo muri babana batanze ayo mafaranga abazayobora icyo kigo cy'ubucuruzi uko kizajya. Nono inyungu izajya iboneka muri ya business mwashinze, tugenda mushinze hapa ni twara abagenzi urugero, inyungu izajya iboneka 51% izajya ijya muri Rayon Sport nka equipe, izajya gufasha Rayon Sport FC. Hanyuma 49 isigaye muzajya muyigabana abashoboye. 51 izaba ya equipe, 49 mujye. Kasitari yateguye umushinga arabwa atariko sindawunoza mu maze ukwezi kumwe, ati nzawitondera nkuze n'amategeko y'u Rwanda, nkuze na reality y'u Rwanda. Donc ndebe ko ibyo bina abantu twababona, wenda nafatiye ku 100 ariko na 300 baziha target y'amafaranga bashaka gukusanya kugira ngo umushinga utangire. Aba nigo umushinga bakora ni mushinga kino uwuhe mu gihe kiri imbere babitorere babyemeze bitangire, batangire kuzigama ariko bazi ngo amategeko arabitwemerera. Ese tuzashora mu kizunguka gute, bakige nyine abantu b'abahanga, noneho babone kwishyira ku isoko, abantu batangire bakubemo imigabane ariko mu buryo bw'amezi baba mu gihe cy'amezi 20. Hari n'ushaka kugura n'imigabane 50, hari n'ushaka kugura imigabane 20, hari n'ushaka kugura 10. Bashobora kwata njye ntabwo nzajya nzigama 450, nzajya nzigama miliyoni 4 n'igice buri kwezi. Therefore nzaba nzigamye miliyoni zanjye 90 mu gihe cy'amezi 20. Ibyo bizaba bindi imigabane 10, kuko umugabane umwe uzaba ungana na miliyoni 9. Ushobora kuzigama menshi akagura imigabane 10, icyo gihe akazaba afite n'ijana. No, n'amakampani bare ukuntu bayashyiramo. Kasitari yamuritse umushinga utararangira, abariya bayoza amafaranga rero bati Kasitari ubwenge ufite atundi bakabayobora. Tangara barakangarana babati umugafite ubwenge bwinshi cyane. Umushinga aracyawunoza, niyo mpamvu nagwaye highlight gusa, ariko nzagana na Kasitari mwinjiremo noneho naganiriye nawe turaba nzawinjiramo cyane ngaruka no kuri Kasitari. Kasitari rero yawumuritse aciye mu cyitwa BNB Agency. Iyo tuvuze BNB Agency tuba tuvuze bayingana n'abagira ishya. Iyi ni agence yabo ikora consultance mu bijyanye na siporo, itandukanye na BNB FM. Bitandukanye, BNB FM ni itangazamakuru, yego niyo banyiracyo. Iyi B ya mbere ivuga bagira ishya. Bagira ishya ni izina rya Kasitari, bagira ishya izina rya Jado Kasitari, yitwa bagira ishya Jean. Jean Dodier bakabina bakabita Jado. Hanyuma bagira ishya ni iyo ngiyo yo muri banki muri B. Nono end ya na B, indi iyi B ni yabayingana, B and B, bagira ishya and bayingana. Ubwo bagira ishya Jean Dodier Jado Kasitari ndetse na David bayingana. Iyo rero ni B and B. B and B ifite BNB FM, ubwo ni radio ikajya na BNB Agency ikora ibijyanye na consultance cyangwa se ubujyanama mu siporo.
babahaye icyo kiraka rero ngo bagikore. Kasitari niwe waje kubimurika. Wenda abantu baravuga bati ngana se buriya no muri aperi ubwo nawe yaza kubimurika, kandi batwenda se Jado Kasitari buriya sumure wenda niyo mpamvu abagira. Ariko na mbere hari hagiye kuza umushinga wagomba kuyoborwa n'umugabo nawe w'umuhanga cyane, ni CEO muri Simba ubu, ni umugabo witwa Regis. Ariko umuntu wari wamupropose ni Muvunyi, aravuga ati iki kigo cy'ubucuruzi dushaka gushinga ariko uzadukorera umushinga abyige ko azi ibintu bya siporo. Ni umugabo w'umuhanga. Ariko Sadata nawe ngatoya uyu muntu wari vice chairman wa APR, abantu bazi muri APR ko baza ku kintu cyo muri rebe nawe kuza bari muvunira bati ko ari byo, nuko ibyari gukorwa na Oyazi Jean Fidel yahise bihabwa BNB agency ya Kasitari na Bayingana. Hanyuma Kasitari we noneho banamwiyumvamo wenda ko binavugwa ko bari byo cyangwa igihari rero. Bimaze kuba Kasitari yamutse ibintu bimwe arashima, bavuga ko bazabitorera yamaze kubyuza 100%. Ariko ubwo abaregeye babivuga Kasitari bavuga ngo ariko uyu nawe mwamshyize mu buyobozi bw'ikipe ko ari umuhanga cyakayibura icyo kigo bagayise Kasitari. Bavuga ko byihari umunyamakuru Nyakunda ari personally nemera cyane ko ari umuhanga, transfer yubaha cyane Kasitari n'amadira niwe munyamakuru wa mbere ubwanjye wa mbere ni benshi ngira abantu njye nahundi ibintu bitandukanye aho ibintu bitandukanye, ariko overall uyu munyamakuru nemera nubaha fata nka rumodo kurusha abandi. Amaze kupresenta umushinga nuko bahise basoza bajya kubona n'itangazamakuru bari muri ubuyobozi buzanye ingamba ziri mu bice bitatu.